se bose ubona aka kazi bimeze ute koko? Akazi se ahubwo se uriteguye ngo dutanga akazi uyu munsi? Itangazo nararitanze. None se abantu twarindiriye reba amasaha ashize bataraza, we nunarambirwa? Bagiye kuza mu kanya, ahubwo nukuba witegura. Ndaba ngo kondisiyo turagenderaho muri aka kazi kugira ngo bakabone hari kondisiyo nyine, hari ibiteganwa. Turagendera ku Sudi icara neza, ureke kwicara nka guki. Urumva kano kazi tugiye gutanga ubu noneho muri business yanjye nkeneye abakobwa beza nyine barabrandinga business. Ubwo rero ese gatoya nandi mu nkubwira kondisiyo turi buze kugenderaho. Ndashaka ko uza kureba abakobwa beza, inzobe turaziha akazi. Urabyumva neza? Ndabyumva. Ko numva utagiye kwitsa imitima. Turaha inzobe akazi, none n'abakobwa baraza ukabona nyine hari ukuntu ateye neza ku buryo yahagararira kampani ikinjiza amafaranga menshi. Ubu nawe turamuha akazi. Abasore bo nizere yuko ntago ari ingenzi cyane, ubu ntabwo tubakeneye. Hanyuma se ko numva utangiye kuvangura aka kazi n'akabagore gusa? Umva kandi n'akabagore gusa. Nakubwiye ko dukeneye abo ku branding business. Urabyumva neza? Umve none akazi karaha kari buryo umugabo. Mbese weho kugira ngo nawe rigahora rusimbutse kukabona, ahubwo yicara neza. Yese njyari ikintu mwayigira ngo ntago uri kumva ko zana dusangire tube tunabategereje dore hari birya boss uje winyweye. Urabyumva? Ako nyamara ushatse wareka n'abagabo baza tukakabaho. Oya none se uragendera gusa mfite n'ikizere cyuko bataraza. Ntabwo baraza, reka dutegereze turebe. Ubu ndakeka bari hafi kuza, ahubwo ni ukubushyira ayo maliste neza ku murongo. Nanjye kambe ndeba n'ibibazo barabazwa bitewe n'ibyo bazi. Hari abaza bavuga ururimi runaka bavuye mu mahanga cyangwa se rwose ntari sunyizeye se. Yewe ndakwizeye nakaguhaye nkubona we. We nugira ikibazo genda ndagendera kuri kondisiyo zawe rwose. Ndabera nk'iri zuba baba batwaniye. Se wewe sinakubwiye ngo ibya boss nibyo byawe, ahubwo igira hino ubundi kuba wampunze. Kandi nawe mba mbona numva nibyo pe waroga kwiye, kandi ufite byose nifuza. Uri umukozi ufite karite, cyo twita karite. Akoze ubundi komeruka nkubwira ngo ujye kuzana telefone ifatika, iyi uracyayikoresha? Akira yibika. Ubungubu urabona amafaranga umemba. Atagira n'uzo gusaba akazi hana kabona uyifite. Amafaranga umemba nawe ujye ugerageza uyongere. Hari ikintu ntagukorera ko umurare ndi umukire nakize nkiri muto yereka umura nta kintu narago. Ahubwo ndabona bari kugenda baza buriya uri guturuka harasi umukozi muri karakaye. Birashoboka ko ndabona ari kutureba cyane. Rebeleze turebe. Barizana. Ndabona batangiye kuhagera. Mwiriwe neza. Ese ko numvise itangazo ngo hano muri gutanga akazi. Ntabwo wibeshye rwose, akazi kiri kugataha. Nose harimo akahe kazi? Ubwo umuntu araza nta rugusuhuza basanze bimeze bite? Hako nyine nababwiye ngo mwiriwe ibihagije buri urebye. None se muko ngira akabazo nkwibariza, waba ukoresha izihe ndimi? Ikinyarwanda kuko ntabwo English nyinshi. Kabaye. Abikinyarwanda bari barimo. Ariko uko byagenda kose ndabona nubwo yaje yambaye nk'umudamu. Oya se kandi twapfa kumufata wenda, ariko kazajye kumuverifiya ndebe. Gusa icyo nzi cyo turaza kumuha akazi. Ako buriya mise ntabwo twavuganye ko abantu b'ikinyarwanda gusa. None se muzatora abantu b'icyongereza? Umva rata, abantu twaturi dushaka abantu bakiri batoya nyine nkawe, bateye neza nkawe, bateye neza, mbese bo guhagararira business yacu. Buriya akazi gahari ntabwo gasabwa umuntu uvuga ururimi rumwe. Yakabaye basi azi nk'yari nk'ebyiri. Azajya yakira abanyarwanda. Zamuka igira hino turebe. Uyu nguyu yaraza kubona akazi byanze bikunze. Hindukira turebe. Uyu nguyu umva mukonje umva muko rwose ngiye nkugira inama waba witahiye kuko akazi data harya witwa nde? Banyita Keza. Witwa Keza? Keza. Reka turebera.
nyamaze muri iyi business dushobora kubona icyo yakora. Wewe urabona reka twashatse abantu bo guhagararira business yacu. Urabona ukuntu ameze nubwo yambaye bino bintu by'ibitenge n'ibiki azajya yakira bavuga ikinyarwanda reka tuzamutraining. Rata n'igiswahili ntabwo wapfa kugerageza. Sinzi ko nabishobora kuko nyine nenzi ikinyarwanda gusa. Ubuse wize amashuri angahe? Nize senior 2 gusa. Waba ariko urumva senior 2 wabaguha kangahe? Nazaga muri 20 ba mbere buri birumvikana akazi ntabwo kakureba rwose gende. Oya turakamuhariko. Rata urumva icyongeza ntabwo ugerageza se? Sinzi ko nabishobora. Azifise wamuvugishije ukumva wisi wa wundi uvugisha haya akagusubiza ibitari. Turakamuha pe. Ahubwo harya ngo nahaye ngo ntabwo yayishobora haye. Muraho. Nge ntabwo mbizi. Ubwo rero ni mukanyine ntarabirekana igende. Bose oya yabimenye bose. Buretse igira hino gato garuka. Buretse turebe. Harya ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 28. None se ubwo ukuriye iki? Gusa uzajya ubwira n'abakozi. Ntabwo kubabwira ntabwo. Cyangwa ushaka kunza kwirukana muri business. Nakubwiye nakwetse uko singaho uyu mukobwa ubonyura mu ndutishije aka kanya. Reka ntawe kuruta ahubwo reka nawe ni umukozi mu bose muri amakasi cyangwa nigendere. Ubwo we nuri no ufite imyaka 28 witwa Keza. Bugiye haraye epfo ku ruhande. Hariya reka boss nukuri ko mane mukozi sinamugushimira. Tugiye kubanza turebe ko wujuje ibisabwa. Ihute. Soyeho kumuntu ugiye kuzajya utumatse bimbere y'abakozi. Oya gose si uguse. Ubwo bw'abakozi dukeneye nicyo tubashaka. Se ko twavuze ko nibyo birakenewe ariko cyane cyane ururimi. Usurazana umuntu w'inyandagira bitabo nk'uriya. Miriwe neza. Nanje gusaba akazi n'umutangaza ko hano muri kuranga akazi nanjye nanje kwaka akazi. Amakuru yanjye. Amakuru ni meza. Muri gushaka akazi. Sha nyine turi kugatanga ariko ni kuri condition kabisa. Mwambwira icyo bisaba. Okay. Icyambere bisaba kubuza indimi. Warize. Barebye ngewe ndagerageza nubwo ntize ngo nsoze segonderi yose ariko nagarukiye. Ugerageza se nk'izihe ndimi bazi? Icyongereza nagerageza. Yes, can you try to turn around? Try. Go and check. Uyu bundi nubwo nta nyasha afite ariko arakenewe. Yes, turn. Iyo ntakirimo. Aya boss, dore naho hose umuntu ajya akora amasuku. Kabaye none se muko. Urumva? Abantu twadukeneye. Siburi media kwisubirira. Wapi ntabyo gusubira. Urumva wirukanye ufite nyashi utazi indimi. None ubonye ibindi mudafite nyashi uramwiteje. Cyangwa se wenda ariko cyonzi cyo iyo akazi yakabuza kinjira. Nubwo yari afite discipline. Oya ni mongerere mu nk'aba boss aha akazi ngenda gashoboye rwose y'amasuku. Urumva wagashobora? Nagashobora. Muko bakwitandera. Kuburetse. Reka twandike izina rye wenda kugiye turaba turi kubiganira. Umva. Abawe. Urumva? Uretse kutubwira izina ryawe ahubwo bugiye hariya nyine aho abandi bari kujya turaza kukubwira. Nta kibazo ariko mpa icyizere cy'uko ndabona akazi. Hari igihe ugiye turaza. Wicaye kuri kara gatebe undi niyinjire. Yego. Yesu uyu wese akabona. Muraho. Murakomeye neza. Yego. Muko. None se turi gutanga akazi hano mwabimenye? Yo mpamvu naje. Ubwire ni ibiki bigenderwa? Ya hano nyine bisaba nguzi language. I know. Wabuze uruhese. Ubwire neza ariko ubwire hano turakeneye abantu urumva? Ndazi Igifaransa naongea Kiswahili ndazi Icyongereza. Aha uyu niwe twarabuze urabibona. Ariko nta nibindi bizamini akeneye. Uyu nguyu turatuma abona ko zanyasha washakaga se ubanje kureba ko ziri. Akuze nari kureba nyashi narebaga abantu bateye neza. Nase kujyana n'utundi gahinduka. Cheka batatubona mboga mu menyo. Sasa unaongea Kiswahili? Of course. Kwa nini unamuuliza? Namuuliza kwa sababu hapa tuna kondisio za kutumia nani bosi? Bosi ni mimi tu. Sasa
hapa tuna kazi tu. Usiwe na shida. Kwa nini sasa unamuuliza? Mimi naongea na bosi, siongei na mtu mwingine. Huyu ni msaidizi wangu hapa. Lakini kama sio bosi, si atoke sasa. Nasikia. Ndio sababu ninaenda kumtosha. Afanya haraka. Sasa hapa tufite kazi kenshi cyane. Urumva weho se ubona mu birata bishoboye. Ngoje gukora kazi kabiri. Nashaka gusimbura ngiye namushimye rwose. Wamushimye. Akumwicika intege turagira. Oya nibyo. Niba ubona unasikia Kiswahili arakizi. Igifaransa arakizi. Umesema unajua na Kifaransa? Yeah. Wabyumvise neza ko byose abizi. Uyu we rwose akazara gafite. Sasa ulituambia unatamka vizuri tena na Kifaransa? Yeah. Unaongea vizuri? Yeah. Aha. Ariko wagenda ukanzanira kaka whisky. Mfite ka whisky mu kabati, genda ukanzaniye turaza kuvugana ihute. Njye kwivuri wicaye hano. Ubu weho akazi wakabonye. Amakuru yawe se. Ariko bivuga neza byitaye akazi ubu wakabonye. Urabizi se? Urabizi ko wakabonye? So muhemba ngahe ku kwezi? Sasa tutazungumza na hivyo tu. Si uniambie sasa ngapi? Ngapi? Yeah. Unataka ngapi? Hapo tuko watajiri tu. Tunaweza kukupa faranga zote unazotaka. 1,000,000. 1,000,000? Yeah. Miliyoni imwe. Muri Uganda ntabwo wayibura. Okay. Ahubwo Je m'appelle Benny. Tu t'appelles Benny. Yeah. C'est bon. Ici bienvenue. C'est bon. Noneho nakiraga ngo ubumfasha ko turi kwakira abakozi. Ngiye kukubwira ko ndetse turi kugenderaho hanyuma nyine ubumfasha tube tubakira igihe uragiye kuzana kakana. Hari ikibazo ufite se? Nyine unariko ndakubaza? Natangwa akazi uyu munsi cyangwa ayo uyu munsi urayama ukwayo? Oya humura akazi katangiye ubu ngubu gakora. Murakoze. Urumva agatari gake. Hanyuma se ndetse gato. Wavuye hejuru y'abantu sheri. Waburanya boss. Nta kibazo nyine uriya yarasanzwe ari umukozi. Nta kibazo yasanzwe ari umukozi hano ariko uko biri kose turaza kumuganiriza. Uraburi kumfasha mu kazi ntaribi. Sibyo? Ariko hano hari icyo kunywa se ubona se? Kini cyakura cyanjye. Hapa ni cyakazi mu nzoga. Inzoga se? Rega inzoga nta kibazo umuntu agenda asoma gake ahubwo ntaribi. Mukanya ndaza kuguha gake. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Pombe nikiwa kazini. Sasa nasikia uko nafanya vizuri kazi. Yeah. Ikiwa si vizuri tena kupata chakunywa ikiwa unafanya kazi tu. Wait. Iyo ndi mu kazi. Ushatse kunywa inzoga ndanziba gukora na massage wanomera ngagukorera massage. Niwumva vizuri sana. Tulipoteza twarabuze umukozi mwiza nkawe kabisa. Soyez bienvenue ici. Kazi endelee sasa. Ni lazima iendelee tu. Ahubwo tugiye kwakira abandi. Ibyo nari kugenderaho urumva dufite business. Turashaka abakobwa beza bayi branding. Mbese bayihagararira urabyumva neza. Nawe nabonye usirimutse. Noneho nukureba nyine uko bameze kuba kama mimi hapa. Vizuri sana. Ararenze. Ndio kwinjira. Mwiriwe boss. Yego bimeze bitewe. Hano nari nabonye nyine mutanga akazi nanjye nanje gusaba akazi tu. Tambuka ugire hariya gatoya turebe. Nawe uri gushaka akazi se? Sasa tumupe kazi. Comment tu t'appelles? Tuno tw'indimi rero ni duke cyane. Nzi duke twatura tugabana. Wamenya akazi hano dutanga? Bishobora kuba yibeshye si umenya kino gisatsi. Nibisokozo ni. Warujuje gusaba kahe kazi? Nyine numvishe ngo mutanga akazi ariko ntabwo nasobanukiwe. Wait, wogiye sabone. Ibyo byose ngombwa.
none urumva atari ngombwa kandi ndiko ndabikubaza ntabwo ari ngombwa ariko nyine abantu nkatwe nyine icyiciro cy'uyu agasabune ka Meru wavanamo icyo kintu washyize muri urwo ruzitiro agasabune nyine ka Meru kuri revo tuba turiho niko tubasha kwigondera witwa nde nitwa wamaze ukazimya iyo telefone ubundi uyu nguyu kari kudutwarira igihe twamubwira agasubira yakigende tumubwire agende wait nitwa amazina yanjye nitwa Gatsibo Gatsibo c'est quoi ça veut dire quoi ça ariko namwe muzajya mugereranya abantu tutazi indimi mugenda mudutukiramo bose urumva ukeneye akahe kazi nge akazi k'igisekirite nyine urebye ko nakabasha ba bantu baza binjira uri kumva wari ubaze 6 pack aya none ushaka kuba umusekirite wande 6 pack nyine ariko n'utu tuntu nyine tuba turi aha ngaha ngaho vana mwo mwenda turebe ukuboko visi gira vuba urebye ntabwo ari ngombwa rega none umusekirite akora iki umusekirite yajyana gufungurira igipangu niko biba bimeze ku bantu urumva nk'abajura baduteye wodufasha iki ntabirukana nyine mwako ka mwanya ntabirukana ubundi iyo umuntu aje utamuhaye karibu uramubwira agasoro ndebye neza akudutwarira igihe reka tumureka agiye ase bose inje mbabara akazi kashize rwose zamura no amaboko gukoropa nabishobora zamura amaboko turebe umva wait kashi ndabona yo bishobora kazi k'umusekirite nyine buriya rwose mubikurikirane ntacyo ugiye turaza kubivuganaho turakubwira genda abandi bakozi bari hariya hirya genda ubegeye mube muraganira baretse guterana amajambo na boss ariko ukumva ibyo akubwiye mubyigeho boss ntaribi dore natangiye no kubita ba boss mubyigeho rwose ntaribi ndategereje urabona gakwiye koko subiri utabona ya hasi juu nachopanga lakini so wait amakuru wa mudada yari hano yitwa nde ureba rari hano se sibiriya ikizina kidakibukara reka tubanze tuyunguye akazi ariko ndabona yarabimerita wambwiye ukuntu yitwa se nka akabakaro ndamwitumye urashaka kumutuma kazi ndamubwira reka tubanze twakira uyu ndahita mubwira tubanze twakira uyu tusiwe na uzi ko mbona umenga no gukoroba ntabwo yabishobora wamutoza yagera mu ndumva ari kunuka bimeze bite n'ibiki bikubangamiye ndabona kuva avuka atari amavuta utari se so ndi kutavuga uri nyamara nje kazi kiki nshoboye gukoropa no koza ibyombo urabona hano dukeneye abantu bayora imyanda no kumbura ari byo woshobora none se twashakaga abantu nyine uko biri can you turn around arabizi se turn around uvuga izindi Kinyarwanda cyonyine Kinyarwanda none n'ururimi Kinyarwanda cyonyine gerageza hindukira turebe encore nanone gerayo neza Sonde kaloko muri kanyishiresi uragahiga kwiki waje hano gatoya hajya ngiye gushaka kahe kazi koza ibyombo no gukoropa izo nzara zawe urabona zokoza amasahani bari dangira Sonde ukoromoga imuko Kamona amaso yawe yatukuye nk'ino ryizafubye ndarumwa urarumwa none uje gusaba akazi hano unyura umuhira nzajya ngo gake nawe ushaka uri gutuma byemera kandi atari byo ni ko nawe gukwemera ibintu udakora reka tumuha akazi reba amaso yo gukomeza none se amaso niyo akora akazi cyangwa amaboko niyo akora akazi turi gushaka abantu bamodarenga ntabwo turashaka abakozi bo mu rugo abatamodarenga ntituzabona akazi
uratubaza akazi n'akawe uko bisa kandi ariko kose nawe wazakava shaka Sky yarata ntakubiki ntawe uzajya ahubwo umva weho tuzagutraining uzagejya akazi nyine ukamenyere umenye ibyo tugomba gukora why ese urabona atakamerita ahubwo witwa ndi watubwiye ngo witwa ndi yitwa Valente ngo jazina nabi wanje katagitwa Melisi nyambari ryo muri ufite imyaka ingahe 27 27 uracyari na mutoya di nje ndumva ari umusaza ahubwo n'umukecuru so nta mugabo ufise baragumiwe kweri ese 27 ans urumva nitamuha akazi ibiraba bidaciye mu mucyo akazi murakabonye mube mugiye ku ruhande turaza kubabwira mu kanya uyu muntu ase kumuhaye akazi nyine uko ntari bari kuweho wagiye urega erega n'ubundi ni nkaba aradukeneye wanyarutse muri liste ujyamadaza yicaye hano ukuntu yitwa ese ntabwo ugeze ubyumva yitwa ndavuga umwe yari yicaye hano sundi wamwimukanya ko ntamukunze ntabwo wageze mukunda erega uriya yari asanzwe ari umukozi wanyu bose turaza dufata umwanzuro wo kumwirukana mbere turashaka abamuruta okay ntari tuzabiganiraho turebe ajya ushaka kureba amazina ye yambwiye ngo yitwa Ndera amaze n'igihe kinini hano mu kazi wayaravye se ngaho izina rye yitwa Keniwati Kenita ni Kenita we Kenita ubundi iryo zina ni ryahe Kenita karimo kakumva di umamagaye baba Kenny Yes sir. Kenny kana dharau wewe unamuita sasa ndo anakuja sasa ni kwa nini nagushora kunyita bandaguhamagaye Sorry ntago nakumvaga. Fyato ntago nafyata wewe ntago wanyumva kubera Akakanya boss akakanya aje anshiting ndeba. we vugana nanje nije naguhamagaye nyine kwanza geneza nitoroshwana ukomeje gukomera wabyumvise Ntabyo numvise. nitorosho ukore hano hantu nyine ntago wabyumvise yego Ntabwo ndabyumva. akira Akakanya nije boss wawe sho guheru. Nibyo akira mwende guheru ubu ngo ahindutse boss wawe. aya nyine uyu ari mu kazi Hanyuma ngende muki. mwese muri abakozi banjye nyine None kuki ari kunshiting ndeba. Right now mpindutse umwana. wagiye kuzana itorosho ugakoropa hano hantu Dani torosho nkorope. nyine urumva ntabwo yagusimbuye akosowe ntabwo bibona ntabwo yagusimbuye nuko yageze hano nyine hari amakuru ndimo mubaza bijyanye na business nabonye bisoba Boss beretse n'ijambo simuciye mw'ijambo untumye bazoka nsanga yicaye mu mwanya nta kintu kidashatse kungaragariza none ngo nzani torosho ngire nde abatanganya amata ko ntiboge hamwe gerageza umuretse wicaye ambo nyine twaturi kugira ngo arakantu ashaka kugutuma ariko uracyari mu kazi wewe nta kibazo nizere ko katari torosho oya ntabwo ari torosho ntabwo urakoropa tayo genda hara mu nzu ujye kundebera akantu uri buze gusanga hahandi kuri ka kameza hejuru uze kuza kukanzanira ndagakira nana wait kwanza wait sigaho hano uharaguma hasuku ego ngaho ko urashaka mve mu kazi ntabwo nicara mu mwanda usuku aha korope cyangwa isope bagiye okay kubitunganya ariko uyu ihute ukandebe akazi yego muraho neje we bisiwe kandi katavuga bimeze bite uragenzwa n'amake nanje gusaba akazi kahe kazi ko kumudari ndabona hari icyo twaye se ndabona uko biri nyine twakamuha urumva tugendeye kuri kondisiyo twatanze ibi biro bingahe
ngo 40 sundi urarya ntabwo ndya biro 40 Yesu wenda ubura agashishwa kigendera mu muhanda sundi wisigaye amavuta ko mbona ibihere byakwishe ntabwo niseye none ukeneye kumudaringa utisiga none mucuruza amavuta se kari uri kumbaza none uragira ngo rega akazi ko kumudaringwa karaba na visage umuntu afise kugira ngo uragira ngo uzotwamamariza ibintu usa nabi hindukira turabikwanza ndumva ariko atari ngombwa ahubwo akazi muragafite cyangwa nako muri byo dukeneye nibyo birimo hanyuma rero ahubwo se hari ukuba twareba nyine vis-a-vis tukareba umuntu ro visage uko ateye kuko ni ibintu bisaba kugira ngo umuntu abasobanutse hanyuma tukababaza mushoboye kuvuga uruhe rurimi Kinyarwanda gusa zenguruka turebe zenguruka gira vuba nababaza ushaka akazi cyangwa nshaka akazi ariko akazi nshaka sako kuzenguruka umura w'akazi uragafite ntabyo akazi uragafite zenguruka turebe hasi y'umu boss none ni bwoko ki akazi uragafite urabona hano se sawa kandi umuntu atareka arakora neza mubwiye urumva ashaka akazi shiri erega kumudaringa nago ari kuja mu rusengero ngo bakurebe uko barakuraba ukuntu uteye none nawe umuntu ari kukubwira ngo hindukire ukanga guhindukira uri muri pepe akazi nakabonye se tuvuge ko ndi gutangira gukora oya akazi karahari ariko ukora ibyo tukubwira akazi gari nakaye nako kuzenguruka none waje gukora iki naje gusaba akazi none niba waje gukora akazi kubera ko udari kurakora ibyo bariko barakubwira ibyo ndi gukora ni akazi se cyangwa ni ikizami cyangwa tumubwire yisubirire wahindukiye tukakuraba madamu hindukira ntabwo nahindukira ahubwo se nsohoke byarangiye ibyo mwashakaga kumbaza ahubwo ndabona rero ariko asigaye akomeje kudusuzugurira ubundi wamurika agataha ndabona atanazi n'icyo yaje gukoresha pe yes you can go back at home go subira iwanyu subira baba we ariko rero uyameze neza umva ngwino enda hano harya ngo witwa nde Keti yes harya ufite imyaka ingahe 20 urumva akazi atagashoboka ku myaka 20 ndumva ari bebe ni bebe ntaribe akazi nyine akazi ubu ngubu urakabonye ahubwo genda haraye hirya nyine urabona aho abandi bakozi bari mukaya turaje kubabwira babonye akazi n'abatakabonye ariko ugira icyizere sibyo ihute rero shabura nasa neza kabisa nibyo byanje niko usanzwe umeze dore nze ko mwanze kunsuhuza kandi nje gusaba akazi bimeze bite uyu muboko atumiye arimo warasaba akazi se izi taye ntabwo tuzikeneye pe on veut pas cette taille ici none se akazi bisaba amataye cyangwa mugaha buri muntu wese bitewe n'amashuri yize none se ikoshere wanjye urabona ibi nawe akazi turakamuha se urabona bimeze bite urimo kumbaza nyine ndabona kubera ari umuntu w'umumama dushobora urabona uwo mukecuru bamuha akazi twamurebera nyine agaciriritse ariko akazi ndagashoboye nta kibazo uragashoboye ndibiri byenda wambaye windibira none se mwana wanjye bashaka nambare nk'iyo wambaye ngende umumama ndi mukuru ndabarura iyi nambaye
nyine ntimukarebere umuntu mu buzima arimo wait nanjye ibintu kuba turi nambaye iyi kanzu nakwambara niyo wambaye nanjye nkahinduka umwana mutoya ntabwo bishobora umviriza nkubwire turashaka ibintu bya generation okay uranyumva neza ntabwo dukeneye abantu nkawe dutanga akazi n'abantu turi muri generation imwe ntabwo duha akazi abakecuru ntimukarebere umuntu mu cyiciro arimo ushobora kumbona umbarira mu myaka 100 ariko ntayirimo bitewe n'ubuzima ndimo ushobora kuma ku kazi nawe wicara nanjye nkahicara rero birashoboka ko umuntu ashaka kuba yarababaye abo bahise aratubabarira ko twebwe uri wafunguriye basi se ngo akantu wanjye ntabwo nje gufunguza mfite imbaraga zo gukora twambaye wabivanyemo ko biri kumbangamira amarinete yanjye sa gutwaki mama we amarinete yanjye nta kintu agutwaye kuko nahangaha nyambarira ndabona ari danje ubu rero none se can you turn around ntabwo ndi kuvyumva ariko abana banjye barize bamumaye akazi bazajya bansobanurira turi kubabwira ngo mwahindukira turashaka bashaka kureba nyashi ntabwo ari kubahindukira we hindukira neza ariko ntimukangore kuko muzi ko mbabyaye wagikecuru wanjye ko hari ibyana byawe ukabigaburira ukatuva hejuru ukareka kuduteshereza umwanya ariko wa mwana ntukansuzugure ntukarebe ntabwo ndi umwana wawe mujye mwubaha ntabwo ndi umwana wawe si mujye mwubaha wenda kubyaye pe umpa akazi ntukajye undebera ukundi mujye mutanga akazi ariko munubaha umuntu bitewe n'igihagarara ari wambyaye we wari yari ntabwo ari cyo kimwe nawe oya turi kimwe nanakubyara nijye wasanga uri n'umwana wanjye byarangiye rega twagukatiye taha mu rugo nibona nta kazi gahari erega muje musanga itonde mukajye murebera umuntu mu cyiciro arimo nese si umugore ubwo se yakwambara agapira kararitsinda ubwataniye birakureba utaniye n'abagore birakureba mujye muha akazi buri muntu wese ntimukarebere umuntu mu cyiciro arimo akazi karangiye ahubwo ariko ubundi mwatanga akazi cyangwa mwarebaga za nyashi z'abantu nyashi none se ubwo ko mu mwango ni impindukire urangenda sirimutse nubwo munyimya akazi ariko tuzaguhamagara naje hano umuntu amwe ngo muri gutanga akazi none muramwe ngo nimpinduke ngo nambaye ingutiya murashaka nambara imyenda nk'uyu mwana yambaye igera hari ngenda umuvyeyi kandi abavyara kandi imbaraga ndazifite zo gukora mujye muhutanga akazi muhe buri muntu wese yinanirwa ariko yakoze ngaho murakoze tuzabahamagara nimushaka muzabyihorera ubwo binyeretse ko atari akazi muri gutanga ahubwo muri kureba umuntu uko ameze erega akazi kaba kari okay zarangiye ngaho sohoka hanze twakumviye oya ndajya ntago ndara hangaha sohoka hanze reba ukuntu uba wambaye oya sohoka genda hanze reka ngende nta nubwo nagukubitira hangaha ngaho ugenda nyine twakurana zahura n'ahandi ariko mwumve ko mbabaye ibintu byo gutanga akazi biba byoroshye urama murabona ukuntu yari atuzonze di sa nyine njya mu mama sinzi ukuntu numva nyine nawe sinzi ukuntu nanjye meze mpinduka ndumva umenga mureke waje usana neza ariko se ase ubundi umaze kwakira abantu bangahe abantu nahaye akazi se nawe urimo wese unagatangira birumvikana abandi nabo nagiye mbabwira kuri liste bwabajya muri bangahera nka 5 ariko baraza nabo tuzaganira ufashe dufate umwanzuro tumenye igihe bazatangirira akazi sibyo tugire tuze gutakare kuko ndumva mbese ndanabana nabi mu mubiri nanjye ndi kumva naniwe nanze hari abandi basingaye burya ariko resha buravuze none byibakiye turi sangara hari umugenzi wanje nyine umufriend wanje aza kuza kundabana namubwiye ariko ndabona yamatenze ni mufriend wawe umugenzi nyine w'umutipe w'umuji araho
wari wamubwiye ko uri buze gusaba akazi hano nari yabimenye ko waronse ntabwo ari kugira hano ngo ubure akazi nari namubwiye nyine ngo aze kuhaca sinzi niba yabibona c'est pas le problème ko ndapimye akantu nk'akamasaje ku mutwe ndumva mbaye nabi koko si oya none se ndagenda bayemo uragenda bayigukorera ntagiye ko nagerageza nubwo wenda ntabyize gusa nagerageza nyine turi mu kazi ntabwo biba bisawa ariko kuko we nari mbyibagiwe none se umufrende wawe wamuhamagara ka kantu ko munsi wagakuyeyo nyine tukaba twita iyi nzoga noneho urayishobora ariko nawe nabonye itoroshye yajya kano kantu ujya ukanywaho karibu ko utameze neza shasi namera neza ni umwe wambwiraga se ngwino tunywe akabazoka hano shaka umwana ibya bazuka bubyihoreye ahubwo ni wowe wakagombye kuba utameze neza tu why sinzi nyine muye n'umuntu ku muhanda hariya rero sasa nsanga nyine amaze gukora impanuka bamugonze none ngo twayike oya suzi amakuru nakubwiragaho yuko naba naramenye meri wawe sha ubwo nyine birebire nyine tu ngo sanze bavuga ngo yaravuye kwa kana kazi ndetse bigenze bite se kandi noneho uwo nsanze bagonze ibaze ko yari we wari meri wawe what cyane we nyine kandi ndi gukeka ashobora kuba yaravuye ahangaha mu baka kazi nyine ndahageze baravuga ngo uvuye hano tumenya akazi mu kanya ayo makuru ufise uri shuwa mfite niyo neza barambwiye ngo avuye ahantu avuye kwa kazi jambo rimwe gukina ndakiniwe mubona nta kintu ubonye yambaye ate ntabwo umurebye neza yari yambaye nyine ingutiya z'abacecuru nyine gusa njye narindi shuwa yuko ari we kuko namubonye nanjye bihita binyobera ndamugateka nze mumenyesha amakuru none nsanze wowe wari umeze neza uri no mu kazi oya shiri wiri ese mwaba mwakabwibwiye cyangwa akababye akazi se yaje nawe ntabwo yari ameze neza twarebye tureba ibisabwa tubona atabyujuje gusa ntabwo nzi impamvu nyine ubwo yari kuri kumva rero gusa niko yasoze kabisa none se byakomeye ese wawe inyuma niko waje mu wamusize bwira tangane oya fasha cyane mu nzu ntabwo yatumizaga ntabwo mbese yaje kandi twanze gutanga akazi iyo tukamuha kandi terura aho hirya fasha hirya ihangane tubwire bimeze bite ihangane nyine ajya ngo wari uzi mama we njye nari muzi ariko nyine ntabwo nari nzi kandi twamwibye akazi abantu bose nasubije iwabo bageze mu rugo bameze bate urumva ubwo ni ugushaka amakuru wasanga n'abandi hari abagize turuma ariko banihangane nyine hari ababaje gushaka akazi disi ari nayo bakirira disi n'amarira ihangane nose ngo ihangane biraza kumera neza biratungana amajambo namubwiye cyase ntabwo nuzi utabizi kumbe ni mu niba agasuzuguro namweretse
basi twakakamuhaye najye kubabwira ngo uyu ndamuzi ndabizi kuko nabikoze ihangane kuko nabwiye mama nawe ntabwo wari ubizi ihangane mani sinari bwamubone mama wanje none inshuro ya mbere tubonanye namubwiye ajya amajambo